Reka nongere mbifuriza ibihe byiza mwese mwahisemo kudukurikira muciye ku mbuga zacu nkoranyambaga, cyane ko ushaka kunkurikira uciye ku nkuta zanjye nka Facebook, Instagram ndetse na Twitter, yewe na YouTube channel aho wakandika Ismail papi Muhinda ukagenda ubona byinshi bigiye bitandukanye. Buriya ngo icyifuzo cyanyu twagifashye hafi cyane kubera ko twajyageje nibura guhitamo ndetse no kuyenda ku ngingo abenshi bahoze bagarukamo no minsi ishize, cyane ko ari ikibazo cya mbere kimaze kugariza isi, yewe mu bigo bikomeye byanateye imbere kimaze kuba nk'icyorezo. Amateka tubwira hahise aho turi gusa ntago tumenya hazaza, yewe tunibaza n'ikibazo kigira giti ese nduzahatubwira. Gusa bari igisubizo cya benshi kivuga ko uzahabwirwa cyangwa se uzahatubwira ni igihe. Ntibitinywa no kuvuga ko igihe buriya aricyo mwanzi ukomeye cyane kugeza kuri ubu ngubu dufite, cyane ko nanjye hanga ndi kubabwira ndi kusiganwa nacyo, ariko ntago ari ingingo yanjye y'uyu munsi. Ugiye ugaruka ku buzima bwa hato na hato akenshi twisanga mu nza z'inzitane cyangwa se zinakomeye cyane ku buzima bwacu tugenda duhoramo buri munsi ku munsi. Yewe abenshi bagerageza no kugenda kugira ngo burwanye cyangwa se kujya kure n'ubwo buzima bwabo bakaba babamo, bakajya iyo ngiyo zakota amasimu nahoze mvuga. Yewe umwe ashobora gufata urugendo akavanga akajya ahandi kugira ngo yimukire bimwe na bimwe. Ni nako akenshi ku muntu wese cyangwa se utekereza cyangwa se ushaka kubaho mu buzima bwa buri munsi, aho agerageza gukora cyane ariko n'imbogamizi cyangwa se imbogamizi ntabwo zihora kuba zamwendagaza cyangwa se zamukorera ibyo zishatse zo. Ni ikibazo buri muntu wese yahora yibaza, ese njye nzabaho nte mu gihe nzaba ndahanga cyangwa se ndahandi. Buri wese ahora abyuka atekereza cyangwa se ahora apanga umupango w'umunsi kugira ngo abashe kuba yakora byinshi bitandukanye. Ni nako kandi buriya buri muntu wese uko atekereje icyo ashaka gukora ni nako atekereza uburyo baraza kuba yakirangizamo. Mandi magambo ndi gushyira mu nkirabwenge, ariko nta kidasanzwe kirimo no kwiganira gusa kugira ngo tuze kugenda mu kiganiro cyacu dutuje kandi yewe tunumvanamo. Buri wese ahangaha nabanza kumushimira kubera ko yahisemo kudutega amatwi ndetse no kudutega amaso kwa dukurikirana kuri Victory TV. Yewe n'uwo ari wese waba udukunda buzima bwacu bwa buri munsi, nanjye ndamusuhuza cyane ndanabakunda. Yewe njye ndi Ismail papi Muhinda nkuko nabibabwiye, mushaka kumuza kudukurikira muciye ku mbuga zacu nkoranyambaga. Amateka yo ni menshi gusa ibitabo bitubwira byinshi, ni nayo mpamvu ndaza kuza kwifashisha ibitabo ndetse n'izo zitandukanye zagiye zibyandika, cyane ko Google yabaye umwami w'iki gitabo gikomeye cyane turaza kugenda tugarukaho. Yewe burya ngo utaganiye na se ntamenye icyo sekuru asize avuze. Ni nayo mpamvu nanjye nafashe urugendo rwa mbere cyangwa se inzira ya mbere nkaganira na Google, ndetse ikaza no kumfasha kuganira n'ibitabo kugira ngo menye icyo amateka yasize ambwiye cyangwa se yasize atubwiye muri rusange. Ku bibazo tumaze iminsi twumva bitandukanye buri mwe wese cyangwa se ku musitari wese yaba yaragiye ahura nabyo, yewe kugeza kuri ubu ngo nacyo kibazo isi ikomeje kurambirizaho kubera ko ni ikibazo gikomeje guhungabanya kandi giteye n'impungenge y'ababyeyi cyane cyane. Wakibaza social media zacu icyo zidufashamo cyangwa se buri muntu wese icyo atekereza kuri ibi ngibi, ariko nta kindi uretse kuvuga ngo buri muntu wese yakabirwanyije ahereye iwe, mube ndetse nahe. Mandi magambo ushobora kurwanya uhereye mu rugo iwanyu, mu gihugu utuyemo cyangwa se mu gace utuyemo. Buri muntu wese ni inshingano kuba yarwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, yaba mu kazi, aho akorera, mu rugo iwe ndetse n'aho agenda umunsi ku munsi, kubera ko iki ni ikibazo buri muntu wese cyamugiraho ingaruka kandi cyagira ingaruka kuri sosiyete rusange. Bimwe mu byo utigeze umenya harimo no kuba bamwe mu basitari benshi utakekaga bakorewe ihohoterwa, yewe ndetse n'abandi bakagenda barikorera kugeza n'ubu ngubu inkiko zigikomeje no kubashinja. Bivugwa ko nibura ibihumbi 237 n'abantu 868 bagwa mu bibazo by'ifatwa ku ngufu. Mu gihugu cya Amerika ho abasitari benshi bakuwe muri imibare, cyane ko imibare itugaragaza ko ari mu gihugu cya Amerika gusa. Wakibaza isi yose bihagaze gute? Tugarutse kuri bamwe mu basitari cyangwa se mu bikomerezwa byagiye bigaragarwaho no gufatwa ku ngufu bitandukanye, cyane cyane twibanze nko muri Hollywood cyangwa se mu nzu zikomeye cyane zo muri Amerika zagaraye gukina filime zitandukanye, cyane ko tuzere kugenda tunagaruka kuri byinshi bitandukanye bye bivugwa muri ino nzu. Yewe namwe batandukanye bagiye bagaragara muri iyi nzu bafatwa ku ngufu ndetse banafata ku ngufu. Mu kiganiro yakoranye n'itangazamakuru mu kwezi kwa gatatu yari mu 2017, Jane Fonda yatangaje ko yafashwe ku ngufu ari umwana. Mu magambo yagize ati, nafashwe ku ngufu ndi umwana, nafashwe ku ngufu ndi umwana, nafashwe ku ngufu
yewe narirukanwe kuko ntagombaga kuryamana na boss wanjye. Ntekereza ko yari amakosa yanjye kuba ntarabivuze, bya nabyo ni ikibazo. Ntaravuze ukuri kwa byose ni ikibazo. Ku myaka 41 uyu Jane akaba yaramenyekanye cyane muri filime nk'umuproducer ndetse unazikina cyane nk'umuactrice. Yewe ni n'umwe mu bantu bazwi cyane muri TV producer cyangwa se mu kujyanye n'ibikorwa bijyanye na televiziyo. Yanagaragaye nk'umunyamideli, ikindi kandi agaragaza ibikorwa bitandukanye harimo no gufasha umuryango rusange w'isi. Nanone kandi umwe mu bazwi mu biganiro mpaka bya televiziyo Oprah Winfrey, kuri ubu ngubu umaze kugira hafi imyaka 65, akaba ari n'umunyamakuru, umuproducer w'amafilime ndetse na televiziyo. Gusa kuri ubu ngubu azwi na cyane mu actrice bakomeye cyane babayeho kuri iyi si. Ndetse kandi buriya ni n'umwe mu business woman cyangwa se abagore bakora ubushoramari bakomeye kuri iyi si tuzi. Yewe afite n'inzu y'ibitabo yita Oprah Book Club Box. Uyu ni umwe mu bagore cyangwa se mu bantu bafashwe ku ngufu ari abana, cyane ko yari afite hafi imyaka isaga 9. Ntabwo byari bimushimishije na gato. Mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2014 biciye kuri radio ndetse n'umunyamakuru Howard Stern, Lady Gaga, umuhanzi wamenyekanye cyane mu ndimi zitandukanye, yewe akanagaragaza n'impano zitandukanye mu kwandika indirimbo ndetse no kuzikina nka filime ndetse n'itandukanye, harimo no kuba yarabaye umwacteur muri filime zitandukanye. Ariko biza kuri ubu ngubu n'umwe mu bagore nabo bafashwe ku ngufu nyuma y'uko nabitangaje ko aciye kuri iyo radio akanabicisha no mu ndirimbo ye yise The Song About the Rape. Ugenekereje mu Kinyarwanda ni indirimbo ikomoza ku gufatwa ku ngufu. Iyi ni indirimbo aho akomeza agaruka kuba yafashwe ku ngufu, ihohoterwa rikorwa ku bagore. Mu magambo agenda atangaza avuga ko yafashwe ku ngufu, aragira ati ihohoterwa rikorwa ku bagore ntabwo njye nakomeza kuryihanganira. Agahinda n'umujinya nibyo binyuzuye, gusa ibi biri kuntera kubwira isi ibiyiberamo. Njye birambabaje kandi nzakomeza mbiririmba. Lady Gaga avuga ko nibura yafashwe ku ngufu mu gihe yari afite imyaka 19, aho yari agiye kurikodinga indirimbo ye muri studio, aho umwe mu baproducer bamukoreraga indirimbo ari wamufashe ku ngufu kugeza kuri ubu ngubu adashobora no kuzamwibagirwa mu mateka ye. Icyo gihe uwo muproducer amushaga hafi imyaka 20 y'amavuko. Nibura bivuga ko ubu ngubu Lady Gaga amaze kugera hafi 32. Mandi magambo imyaka hafi 13 irashize Lady Gaga avuga ko afashwe ku ngufu. Gusa ibi bitangaje n'undi mwaka wa 2014. Uyu mugore n'ubundi wamenyekanye cyane nk'umukinnyi wa filime, umunyamideli ndetse akaba no muri coda producer uzwi cyane mu kuba akoresha ijwi rye neza, kandi akaba ni mu bagore bakomeye kuri iyi si bafite ijwi rigendeye mu matwi neza. Shia LaBeouf ni umugabo kuri ubu ngubu umaze kugira imyaka 32 uzwi nk'umukomedian wamenyekanye mu mafilime atandukanye ndetse akanandika. Kwiza kuri ubu ngubu umwe mu bagabo nanone bazwi cyane ko azwi gukora ndetse no kuyobora amafilime ku rwego rw'uhambaye. Mu mwaka wa 2014 mu kwezi kwa 11 yatangaje ko yafashwe ku ngufu. Ibi yabitangaje ubwo yari ari kwerekana projet nshyashya yitwaga I Am Sorry. Avuga ko yari yicaye umugore umwe wari n'umusore bakundanaga ari watangiye kumwendereza. Agana n'itangazamakuru ndetse n'umwe mu bagabo bakomeye cyane Desert Digital Emmett Cliff yavuze ko umwe mu bagore wazanye n'umusore bakundanaga wari uri hanze y'umuryango yatangiye gukurura amaguru yanjye anyegereza hafi iminota yose isaga 10. Yagezeho ankoramo n'imyenda, nako hakomejeho kumfata ku ngufu. Ibi ntago njye bwanjye nabitekerezaga, ariko byarabaye. Ibi gusa benshi mu kiganiro nk'abanyamakuru batandukanye bagiye babigarukaho, gusa ntago bize babyemera. Avuga ko n'ubundi uyu mugabo Shia bakunze kugaragwaho ndetse no kugarukwaho cyane mu ifatwa by'ibiyobyabwenge ndetse no kuba yakoresha ibiyobyabwenge bitandukanye. Gusa n'ubundi uyu no munyamakuru wamenyekanye cyane akaba n'umugabo ukomeye cyane Emmett Cliff we avuga ko abyemera mu gihe cyose yaba afite imenyetso. Gabriel Union ni umwe mu gihe yari afite imyaka hafi 19 waje gufatwa ku ngufu. Ibi byamubayeho ubwo yakoraga mu iduka ry'inkweto, yacuzaga inkweto ndetse nakora bimwe bitandukanye nko kuzisokora ndetse no kuzanikiriza. Abazi gucuruza barabyumva cyane.
Kuri ubu ngubu ageze hafi ku myaka 46, nawe avuga ko yafashwe ku ngufu afite iyo myaka. Ndetse kandi ibi binamubaza cyane kubera ko uwamufataga ku ngufu n'ubu ngubu ubwinga ataramutangaza, ariko gahunda ari ukumutangaza. Yewe uyu Gabriel Union kuri ubu ngubu ni umufasha n'umunyamideli ukomeye cyane, akaba n'umu acteur mu mafilime atandukanye. Terry Hatcher cyangwa se Terry Hatcher kuri ubu ngubu umaze kugera hafi imyaka 54, mu gihe yari afite imyaka 5 yaje gufatwa ku ngufu na se wabo, cyangwa se wakita uncle cyangwa se uncle. Uyu se wabo wanaje nukatirwa hafi imyaka 11 muri gereza. Terry yaje gutangaza ko n'ubundi yamufashe ku ngufu mu gihe yari afite hafi imyaka 5, ari nako gahinda kambigize mu buzima bwa buri munsi. Gusa kuri ubu ngubu ni umunyamakuru, umupresident ukomeye cyane ku ruhando mpuzamahanga, akaba n'umwanditsi w'ibitabo bitandukanye, yewe umwe mu bayobozi banazwi cyane mu nzego zikomeye mu gihugu cya Amerika. Gusa kuri ubu ngubu ni n'umwe mu actrice cyangwa se bakinnyi ba filime bakomeye cyane babaye no mu myaka myinshi. Kwiza kuri ubu ngubu nawe akaba akiriho nk'umukinnyi wa filime. Terry Hatcher. Ashley Judy avuga ko nawe yafashwe ku ngufu mu gihe yari ingimbe. Kwiza kuri ubu ngubu amaze kujya hafi imyaka 50, azwi cyane muri Elgimonist cyangwa se kubizi nko gutunganya ibibazo byo mu mutwe, ndetse y'umu actrice. Kwiza kuri ubu ngubu nanone yavuga ko ari umwe mu bagore bazwiho cyane kugira amafaranga menshi, yewe amwe mu mafaranga akaba yafashisha mu gufasha abantu bafite ibibazo byo mu mutwe. Yafashwe ku ngufu nawe of course. Tyler Perry ni umwe mu ba acteur ndetse n'umukinnyi wa filime ukomeye cyane, akaba no director wamenyekanye cyane mu mafilime atandukanye. We avuga ko yafashwe ku ngufu n'umugore wo mu bwana bari baturanye, cyane ko yamufashe ku ngufu akamujyana iwe mu nzu babagamo kugeza naho atangiye kumufata ku ngufu. Ibi byabaye nk'ikibazo kuri we cyane ko muri iyo myaka atigeze nishima habe na gato. Kwiza kuri ubu ngubu Perry amaze kugera hafi imyaka 49, ayibara amateatire atandukanye, ndetse akaba n'umwanditsi w'indirimbo, filime ndetse n'ibindi bitandukanye. Inzu ya Hollywood niwe mu nzu zamenyekanye cyane ku rwego mpuzamahanga. Aka ni agace gaherereye mu majyaruguru ya Los Angeles, akaba ari naho mu burasirazuba bwa California. Nibura iyi nzu niyo yakunze kugaragara ibibazo bitandukanye byo gufatwa ku ngufu ndetse n'ifata ku ngufu, cyane ko aba acteurs, aba director ndetse n'abandi bagabo bakomeye cyane muri izi nzu bagaragaweho n'ibibazo bitandukanye. Mu mwaka w'2021 hatangiye kuvugwamo ibibazo bitandukanye byo gufatwa ku ngufu ndetse n'ifatwa ryo ku ngufu muri iyi nzu ikomeye cyane mu gihugu cya Amerika. Nibura umwe mu ba producer bakomeye cyane, aba acteurs ndetse n'abandi bagabo bakomeye cyane bita Oscar Albuquerque, yari tariki 5 z'ukwezi kwa 9 mwaka 1921 nibwo yatangiye gushinjwa ibibazo byo gufata ku ngufu umwana w'umukobwa wari actrice bitaga Virginia. Inkuru yaje gutangazwa n'umunyamakuru William Landron, wari umwanditsi w'ikinyamakuru ndetse akaba n'umuri reporter wavugaga ku nkuru ijyanye n'imitegurire y'ikirori Oscar yari yateguye, ari nabwo byabereyemo. Ibi byose bikaza kuvugwa mu nkuru, cyane ko umutwe wavugaga ko ari ugufata ku ngufu ndetse n'amafoto y'ibyabereye mu kirori. Loske cyangwa se umwite Albuquerque yaje gukora ibibazo byose bitandukanye ndetse anagaragara kuri iki kibazo gitandukanye, cyane ko ubushinjacyaha bwaje kwemeza ko uyu mugabo ibi byaha bimuhama akaza no gufungwa. Mu mwaka w'1977 Roman Polanski uherutse no kugaruka mu itangazamakuru nibwo yagaragaweho ikibazo cyo gufata ku ngufu umwana w'umukobwa wari ufite imyaka 13 bita Samantha Gary, aho yamufasha akamujyana mu mujyi wa Los Angeles mu nzu ya Jack Nicholson. Uyu mugabo ino nzu akaba ari atunganyizamo abanyamideli ndetse n'ibikorwa bitandukanye byo kumurika imideli. Ni nako uyu Roman Polanski yaje gukora ibikorwa byo gufata ku ngufu y'umwana Samantha, akaba kwisa n'ubu ngubu yaragishinjwa ibyo bibazo ndetse n'ubushinjacyaha bukomeza bumuhatiriza kuba yasubiza byinshi bitandukanye yabazwaga nabo. Mu myaka mike yakurikiyeho kandi nibwo uyu mugabo Roman Polanski yaje kwita ahungira mu gihugu cy'Ubufaransa nyuma y'ikibazo byo gufata ku ngufu uyu mukobwa byaje gukomeza birandaga ndetse bikanagera kure, biza gufata indi ntera ahitamo kuba yakimukira mu gihugu cy'Ubufaransa nk'impunzi. Mu minsi ishize nibwo yongeye kugaruka mu itangazamakuru nyuma y'uko umunyamidelikazi w'Umufaransa ndetse akaba n'umukinnyi wa filime yaje kugaruka mu itangazamakuru avuga ko uyu mugabo Polanski Roman yaje kumufata ku ngufu nawe. Ni inkuru n'ubundi kuri Victory TV muri kiganiro The Reflection Show twagarutseho birambuye.
Woody Allen, umusaza urukukuru kwiza kuri ubu ngubu, nimwe mu bagabo bavuzweho nanone ku gufata ku ngufu abana b'abakobwa nyuma y'uko mu mwaka w'1978 yavuzweho gufata ku ngufu abana yareraga iwe mu rugo. Nyuma y'uko wita Darren Farlow wari ufite imyaka 7 byavuga ko yamufashe ku ngufu nyuma y'uko bagiye muri kave cyangwa se ahaparika imodoka. Mama w'uyu mwana agasanga yamufashe ku ngufu cyangwa se yakoze violation. Ibi ntabwo byarekeye kubera ko kwiza n'ubu ngubu urukiko ruracyakurikirana uyu musaza, cyane ko mu mwaka w'2015 yongeye kugaruka mu itangazamakuru ndetse no mu nkiko zitandukanye mu mujyi wa Los Angeles bivuga ko Woody Allen amufashe ku ngufu y'umukobwa. Bikaba bitarakomeje gukurikirana gusa n'ubu ngubu bamwe mu bakinnyi ba filime batandukanye banakomeye cyane bagaragaye bagiye baca muri iyi nzu ya Hollywood bavuga ko Woody Allen nimwe mu bagabo babazonze cyane. Umustar ukomeye cyane mu muziki Robert Sylvester Kelly cyangwa se R. Kelly, umwami wa pop soul, R&B ndetse akaba n'umucuranzi wa gitari, piano ndetse na drum, numwe mu banditsi bakomeye cyane b'indirimbo ndetse akaba yaranahoze akina basketball mu gihugu cya Amerika. Kuri ubu ngubu nimwe mu baregwa ibibazo bitandukanye ndetse n'ibirego bitandukanye byose bigenda no gufata ku ngufu. Benshi mu bagore ndetse abana ndetse n'abakobwa bagiye bagaragaza ibibazo bitandukanye mu rugendo rwa muzika rw'uyu musore, ntabwo yize hirwa kubera ko n'undi ibirego byatangiye gutangwa kuva mu mwaka w'1999, mwaka 2001, 2002, 2008, mwaka 2010, mwaka 2015 ndetse no muri mwaka turi mu mwaka 2019 yagarutsweho cyane n'abagore batandukanye gitsina gore muri rusange barimo kumushinja gufata ku ngufu abana b'abakobwa ndetse no kubahatira imirimo ikomeye. Ibi nicyo biti hohoterwa kandi ryakunze kugaragara mu bamwe mu bastari bakomeye cyane tutakunze kugarukaho, cyane ko atari abangaba gusa bafashwe ku ngufu cyangwa se bafashe ku ngufu, ariko nibura nimwe mu bigaragara neza ko ifatwa ku ngufu cyangwa se gufatwa ku ngufu ari ikibazo cyugarije isi kandi kitanoroshye. Gusa twibukiranyije neza twavuye imuzi n'imuzingo mu kiganiro cy'ubushize ku nkuru ya R. Kelly, twavuzeho byinshi cyane ko nawe yagiye atangaza ko ari umwana aje gufatwa ku ngufu n'umwe mu bagore babanaga na nyina nawe umubyara, cyane ko yakomeje kugaruka ko yabanaga n'abagore benshi cyane atazi umubare. Ku myaka 13-12 yafatwaga ku ngufu umunsi ku munsi. Buri muntu wese yakibaza ikibazo kigira giti, ese abafatwa ku ngufu cyangwa se gufatwa ku ngufu kuki bakomeza kwiyongera umunsi ku munsi? Ese hakorwa iki ngo ibi bicike burundu? Ubuzima ni urugendo, iyo tutonze inzira gusiga nzira n'ubundi. Urukundo, umugisha ndetse n'amahoro y'Imana asigarane namwe mwese mwadukurikira muciye ku mbwa zacu nkoranyambaga. Bibutse ko mushobora kuba mwajya ku nkuta zanjye ubwanjye bwite mukandika Ismail papi Muhinda nko kuri Instagram, Facebook, Twitter ndetse na YouTube channel, ukagenda mubona byinshi bitandukanye. N'ikiganiro The Reflection Show aho tuganira byinshi bigiye bitandukanye n'ubundi ku makuru yewe cyane cyane ku mateka y'abastari bagiye baranga isi ndetse n'ubuzima bwa buri munsi. Nge nari Ismail papi Muhinda, nakagaruka.